izindi miliyoni magana zose zigapfa. Hamagara umuntu mucanye muvuze muzira mubwira uko umumbaye.
kugira ngo akawe kabe karasize izindi nuko wari uzi kwiruka nuko wari uzi ubwenge mubwira ngo hari icyo waremewesha hari icyatumye akanya kawe gasiga izindi. Amina amina. Mana yo mwijuru habwe icyubahiro. Nshimiye Imana yongeye kunyemera kuboneka hano muri ritoro rya ADEPR Nyagatovu. Maze iminsi nigisha muri paruwase yanyu. Nagize hafi cyumweru ndi kuri paruwasi Remera, mvuyeyo Kibagabaga barantumira na hano na Rehoboti mu cyumweru cya nyuma cy'ukwezi gutanza abandiyo ndetse no mu Rukurazo. Ndimo mvuga ngo umenya bashaka ko nza gutura ino, ndimo ndabisengera nabyo kuko inaha ndimo ndahakorera kenshi. Ndagira ngo rero mbaze ntange intashyo. Yesu ashimwe. Mu cyumweru gishize nari muri paruwase yitwa Mimuri, ni mu Mutara. Twakoze igiterane gikomeye cyane. Icyo giterane Imana yakijije abarwayi benshi cyane n'abasazi. Hari n'umwana w'umusazi waje agenda akize. Hari abantu baje bahetswe bataha ari bazima. Hanyuma hakizwa n'abantu barenga 100, abantu bihannye bashya barenga 100. Imana ishimwe cyane. Nimushaka kubireba murabireba kuri channel yacu yitwa Ibihumuriza Ibihumbi. Mwabyumvishije ngo ni ibihumuriza bingahe? Iyo wanditse abantu benshi babyita ibihumuriza igihumbi, ariko igihumbi cyaba ari gikeya, ahubwo yitwa Ibihumuriza Ibihumbi. Amina. Haleluya. Hariho inyigisho nyinshi nziza cyane. Hariho inyigisho zo kugaruka kwa Yesu niho uzazisanga. Maze gushyiraho ibice 34 ku bihumuriza ibihumbi, bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Nubikurikira nibwo uzamenya biriya bintu birimo kubera muri Palestina yuko ari ibimenyetso simusiga byo kugaruka kwa Yesu. Hariho inyigisho yitwa intambara yo mu mwuka, nashyizeho ibice 30 byayo. Uzamenya urugamba urwo ari rwo. Hariho n'inyigisho yitwa ibitekerezo 10 byo mu butayu, yakunzwe n'abantu benshi cyane. Niyo nyigisho imaze gukuritirwa n'abantu benshi. Ibitekerezo 10 byo mu butayu bibuza amasezerano gusohora. Nubikurikira uzamenya icyatumye amasezerano yawe adasohora, kandi nushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana rikubwira, amasezerano yawe azasohora. Yitwa rero iyo channel yacu Ibihumuriza Ibihumbi. Reka tudatinze rero intashyo nazitanze. Baramwe ngo nzatanga intashyo n'ahandi hose mbandi baramwe ngo ntange intashyo mwaki intashyo za bene se. Reka tudatinze turasoma ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'Abacamanza ibice 13 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Hanyuma turasoma n'ibice 16 by'Abacamanza umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 31. Umuntu usoma neza uzi kwazi gusoma. Niba agiye kubabwira abambonye ari mu bwa mbere ko amaso yanjye y'umubiri atabona, niyo mpamvu mubona bagenda bamfashe, ntabwo ari amafiyeri, ahubwo amaso yanjye y'umubiri ntabwo abona, ay'umwuka niyo areba. Umuntu usoma neza rero afate mikrofone adufashe gusoma. Abacamanza 13 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abacamanza cya 13, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa 15. Ku murongo wa 5. Ku murongo wa 5 wa mbere kugeza ku wa 5 haranditse ngo, maze Abisiraheli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka bahana mu maboko y'Abafilisitiya imyaka 40. Nuko hari umugabo w'Isora wo mu muryango w'Abadani witwa Manowa. Umugore we yari ingumba itigeze kubyara. Marayika w'Uwiteka yireka uwo mugore aramubwira ati, dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanye, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu,
kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Igice 16 umurongo wa 25 kugeza ku 31. Muri icyo gitabo n'ubundi cy'Abacamanza igice cya 16 umurongo wa 25 kugeza ku wa 31 haranditse ngo, nuko bakinezere mu mutima baravuga bati, nimuhamagaze Samusoni abatuganirira. Nuko batumira Samusoni, bamukura mu nzu y'imbohe, bamuhagarika imbere yabo hagati y'inkingi arabaganirira. Maze Samusoni abwira umuhungu wari umurandase ati, reka mfate inkingi ziteze iyi nzu nzegamire. Ariko iyo nzu yari yuzuye abagabo n'abagore n'abatware b'Abafilisitiya bose bari bahari, kandi hejuru y'inzu hari abagabo n'abagore nk'ibihumbi 3, bose batumbiriye Samusoni abaganirira. Nuko Samusoni atakambira Uwiteka aravuga ati, Uwiteka Mana, ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze mpa imbaraga aka kanya gusa Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Samusoni ahera ko afata inkingi zombi zo hagati ziteze inzu arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe n'ukw'ibumoso gufata iyindi. Samusoni aravuga ati, mfane n'Abafilisitiya. Aritugatuga n'imbaraga ze zose arazishikuza, inzu iridukira abo batware n'abantu bari barimo bose. Nuko abo Samusoni yiciye mu ipfa rye bari benshi, barutaga abo yishe mu minsi yose yo kubaho kwe. Imana idufashe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dusomye igitabo nkunda cyane, igitabo cy'Abacamanza. Abacamanza ni abantu babayeho mbere yuko abami ba Isirayeli babaho, bakaba barakoraga imirimo yo guca imanza n'imirimo yindi y'ubuyobozi, ndetse bamwe muri bo bajyaga baba n'abahanuzi. Hanyuma babita abacamanza cyangwa bakabita abavunyi. Hanyuma dusomye inkuru rero y'umugabo witwa Samusoni mwene Manowa, wari utuye Isora wo mu muryango w'Abadani. Umutwe w'ijambo Imana ashyize ku mutima wanjye kugira ngo tuganire nawuhaye inyito ivuga ngo oya ntago byakurangiranye. Yesu ashimwe cyane. Reba mu maso y'umuntu mwicaranye useka, murebe mu maso useka, mubwire ngo oya, oya. Mubwire ngo oya ntago byakurangiranye, ntago byakurangiranye. Nibwo butumwa Imana yampaye kuzana hano i Nyagatovu, ni ukubwira itorero n'abankurikiye bose ko bitarangiye. Ntago byarangisha, ntago byakurangiranye. Imana yo mu ijuru yabwa icyubahiro. Uyu Manowa wakomokaga mu muryango wa Dani, wari utuye Isora, yari afite ibibazo bibiri bikomeye cyane. Ikibazo cya mbere cyari ikibazo rusange. Ikibazo rusange yari afatanije n'abandi Bisirayeli bose, kandi cyari ikibazo kibagoye. Yari agifatanyije n'abandi. Cyari ikibazo cy'uko Abafilisitiya bari bamaze imyaka 40 bakandamije Abisirayeli. Igihe Abafilisitiya cyangwa n'ubundi bwoko bwigaruriraga Isirayeli, nibo babategekaga, bakagenzura ubuzima bwabo bwose, bakagenzura imitungo yabo. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe cyabaga ari icyabo, byose byabaga ari iby'Abafilisitiya. Biragenda bimara imyaka 40. Imyaka 40 mu bucakara cyangwa imyaka 40 mu buretwa ni imyaka myinshi cyane. Hanyuma ikibazo cya kabiri Manowa yari afite cyari umwihariko.
we n'umuryango we, ntago cyo yaragifatanije n'abandi bisirayeli bose. Cyari ikibazo cy'urubyaro, cyo kutabyara. Umugore wa Manowa ibirivuze ko yari ingumba, ntago yari yarigeze kubyara. Urumva cyari ikibazo kibagoye. Hanyuma igihe kimwe rero Bibiliya itubwiye ko umugore wa Manowa yari ari mu murima arimo guhinga. Hanyuma marayika w'umwami Imana aramubonekera. Amaze kumubonekera aramubwira ngo ugiye gusama inda. Imana ishimwe cyane. Ngo umwana uzabyara ngo azaba umunaziri, ngo ntazagira icyuma cyogosha kimugera ku mutwe, ngo kandi ntuzarye imbuto z'imizabibu, ntuzanywe vino, ntuzanywe igihumanya, kandi uwo mwana nawe ntihazagira icyuma cyogosha kimugera ku mutwe, nawe ntazanywe vino, kuko azaba umunaziri w'Imana. Hanyuma umurongo wa 5 ariwo nshaka gutindaho, wavuze ngo kuko ari we uzatangira gukiza abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Bwira umuntu mwicaranye ngo nicyo Samusoni yaremewe, nicyo Samusoni yaremewe, byari ugukiza abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Amen, amen. Umuntu wicaye ibumoso bwawe mumbariza izina rye, mubaza izina rye nawe umubwire iryawe, mubaza izina rye umusekera nawe umubwire iryawe, kandi ukomeze uryibuke kuko ndakomeza kuri kubaza kenshi. Mubaza izina rye, muhamagara umuvuze mu izina, mubwire uko umubwira. Niba yari kubwiye muhamagara umuvuze mu izina, mubwire ngo ntago uri impanuka, mubwire ngo hari icyo waremewe, nawe hari icyo waremewe. Yesu ashimwe. Haleluya. Hanyuma Samusoni rero nkuko Imana yarabibwiye umugore wa Manowa, na ndetse mu mirongo ikurikiraho na Manowa Imana yarabimwibwiriye. Hanyuma isezerano rirasohora kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Hanyuma Samusoni aravuka. Bibiliya iravuga ngo yuzuzwa umwuka wera, agwiza imbaraga, atangira rero misiyo yari yamuzanye yo gukiza abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Hanyuma urumva bya bibazo byo bibiri Manowa yari afite, ikibazo rusange n'ikibazo cy'umwihariko. Samusoni yarazanywe no kubikemura byombi kugira ngo kwa Manowa abone urubyaro kandi atangire gukiza abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Ariko atangiye gushyira mu bikorwa icyo yaremewe, icyo Imana yamuzaniye ku isi, ahura n'ibihinyuza, ibihinyuza 5. Ibihinyuza mu cyongereza babyita challenges. Ahura n'ibihinyuza 5. Igihinyuza cya mbere Samusoni yahuye nacyo ni intare. Mu gihe yari muri uwo mugambi yahuye n'intare. Ibitabo by'inkuru bivuga ko iyi ntare aha hantu yabaga yari yaramenyereye kwica abantu, nta muntu n'umwe wayinyuragaho ngo ibure kumwica. Hanyuma Samusoni ntago nzi niba yarabizi kwihaba cyangwa se atarabizi. Hanyuma hanyuze nawe ahura niyo ntare yari yaramenyereye kwica abantu. Ni ukuvuga ngo intare Samusoni atangira kurwana n'intare. Bibiliya ivuga ko yarwanye nayo, ariko ibitabo by'inkuru bivuga ko barwanye umwanya munini cyane. Intare imutura hasi nawe ayitura hasi, imuniga nawe akongera akayigaranzura, byamaze umwanya munini cyane. Iyo haza kuza kuba hariho itangazamakuru, hakaba hariho ibinyamakuru, hakaba hariho amacano nk'aya yacu, amaradiyo, amateleviziyo, baba baravuze bati uyu mugabo ni umwesikoro, yarabeshye ngo Imana yaramutumye, ariko intare ibye igiye kubirangiza. Hanyuma icyo gihinyuza gikomeye yahuye nacyo birangira Samusoni agitsinze, iyo ntare arayica. Hanyuma igihinyuza cya kabiri Samusoni yahuye nacyo ni umugore we na bene wabo w'umugore we. Yabashakuje igisakuzo kugira ngo atangire kugaruza
ibyo bari barabatwaye, ababwira ko uzica icyo gisakuzo azamuha imyenda yo gukuranwa, akamuha n'ibice by'ifeza. Hanyuma birangije, Samusoni mu gihe yari azi ko agiye gutangira kugaruza ibyo abafilisitiya babatwaye, abo baramubibaca ruhinga nyuma, bajya kubaza umugore we, kuko yari yararongoye umufilisitiyakazi. Iyo usomye ibice 14 by'abacamanza ubona ko Samusoni yari yararongoye umufilisitiyakazi. Hanyuma uyu mugore wa Samusoni icyo gisakuza kibwira bene wabo, hanyuma barakica. Icyo nacyo cyari igihinyuza gikomeye, igihinyuza gikomeye cyane. Mpamagarira umuntu mwicanye umuvuze mu izina, mubwire uko umubwira. Niba umwibuka, muhamagara umuvuze mu izina, mubwire ngo ibihinyuza urimo guhura nabyo ntabwo ari ikimenyetso cyo kutari mu mugambi w'Imana, ntabwo ari ikimenyetso cy'uko Imana yakwibagiwe, ntabwo ari ikimenyetso cy'uko Imana yakuretse. Imana idufashe cyane. Hanyuma birangije, igihinyuza cya gatatu Samusoni yahuye nacyo cyari gikomeye cyane, cyari bene wabo. Uvuga ngo bene wabo, bene wabo, bene wabo. Sha umva, umuntu araguhemukira, rubanda araguhemukira ukababara, ariko iyo mwene wanyu aguhemukiye, umugabo wawe akaguhemukira, umugore akaguhemukira, inshuti se ikaguhemukira, abavandimwe, ababyeyi cyangwa abana, umuntu mwiganye, umuntu mwasenganye, umuntu mwaririmbanye, umuntu mwasangiye akabisi n'agahiye, umuntu wameneye amabanga, ukamuganirira byose, ukamumenera umutima wawe, iyo aguhemukiye birababaza kuruta rubanda, kuruta undi wundi. Bene wabo, vuga ngo bene wabo. Bene wabo, igihe Samusoni yari amaze gutwika ingano z'Abafilisitiya akoresheje ingunzu, hanyuma baramufashe bene wabo, baramufata baramuboha. Ubundi Samusoni ntiyabohwaga ngo bikunde, kubera imbaraga z'Imana zari zimuriho, ntawamubohaga ngo bikunde. Iyo yaramburaga urutoki akarukoza ku muntu yarapfaga, iyo akozaga umuntu hino yarapfaga, iyo akozagaho umuntu inkokora yarapfaga. Hanyuma bene wabo baraza baramuboha, yahindukira agasanga ni base wabo, agasanga nagira uwo yica araba yisha bo mu muryango, akabona ba nyirarume, babyara be, abavandimwe be. Nuko bene wabo, bene wanyu barababaza. Inshuti zawe iyo ziguhemukiye urababara. Uko umuntu usanzwe yakubabaza aguhemukiye, ntabwo ari ko inshuti cyangwa mwene wanyu iyo baguhemukiye ubabara. Icyo gihinyuza nacyo Samusoni arakihanganira, baramufata baramuboha, bamushyira Abafilisitiya. Hanyuma nabwo umwuka w'Imana muzaho, ya migozi bamuhesheje iracikagurika, yica Abafilisitiya ariko ntiyica bene wabo. Hanyuma igihinyuza cya kane Samusoni yahuye nacyo ntago cyari gitewe n'intare, nticyari gitewe na Baramube n'umugore we, ntago cyari gitewe na bene wabo, cyari gitewe na geography, n'ahisiri, n'imiterere y'isi, n'imiterere y'igihe, uko ibintu byari byifashe. Hari ibintu bibaho ukabona utabona aho ubirega. Umutingito iyo ubaye ntawe ujya mu rukiko, iyo imvura ishenye amazu ikica abantu ntawe ubarega, ntabwo ujya mu rukiko, urahomboka byimenyera. Hanyuma agera ahantu bita Iramatirehi, yari amaze kurwana, amaze kwicisha umusaya w'indogobe abajenero n'abajenero b'Abafilisitiya. Yari yishe abantu benshi cyane, ariko agera ahantu hitwa Iramatirehi. Hari igihe urugamba rukujyana rukakugeza ahantu utatekerezaga. Uru rugamba rwajyanye Samusoni rumugeza Iramatirehi, hataba amazi, hategereye ibiyaga, hategereye amasoko y'imigezi. Iramatirehi, hari igihe urugamba rukujyana rukakugeza ahantu hahandi mu Kinyarwanda bavuga ngo aho umwana arira nyina ntiyumve. Aho niho Samusoni urugamba rwamugejeje. Amaze kuhagera Iramatirehi, aha ntabwo yagomba kurwanisha imigeri,
ntiyagomba kurwanisha inkota, ntiyari kurwanisha umusaya w'indogobe, ahubwo noneho abona ko bimurangiranye. Bibiliya itubwira ko Ramati-Lehi nta mazi yahabaga, hari kure cyane y'imigezi, ari kure cyane y'amazi. Bibiliya ivuga ngo nuko Samusoni abonye icyo kibazo ahuye nacyo, noneho atakambira Uwiteka. Gutaka ni ubwoko bwa gatatu bw'isengesho. Kuri iyo cano yanjye hariho uburyo nyabwo bwo gusenga n'amoko ane y'amasengesho. Hari isengesho ryo kwizera, naryo isengesho rya kirimbuzi, kuko ririmbura imbaraga z'ibyaha, rikarimbura imbaraga z'indwara, rikarimbura n'imbaraga z'abadayimoni. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ubwoko bwa kabiri ryitwa isengesho ryo kwinginga, ritera Imana kwigarura, rituma Imana igukorera ikintu nubwo yaba itarakigusezeranije, kuko wayinginze, kuko wayihendahenze. Amina, amina. Ni naho hava abinginzi. Burya abinginzi ni abantu bakomeye cyane. Abinginzi bakora ibintu bikomeye mu isi y'umwuka. Iryo sengesho ryo kwinginga nararisenze muri 98. Imana imaze kumbwira inshuro 12 kuri ya madamu wanjye agiye gupfa. Ndisenga yapfuye, Imana iramugarura. Amina. Niryo Hezekiya yasenze, Yesaya yamuhanuriye ko agiye gupfa. Amina. Iryo sengesho rivuguruza ibyo baguhanuriye bibi. Hamagara umuntu mwicanye muvuze mu izina, muhamagara muvuze mu izina, nkubwira uko mubwirira. Mubwira uko mwumwira. Mubwira ngo ibyo baguhanuriye bibi ntukabyemere, ntukabitegereze. Ujye usenga isengesho ryo kwinginga. Ibyiza baguhanuriye aba ari byo utegereza byonyine, ariko ibindi ubyange. Haleluya, 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 haleluya. Isengesho ryo kwinginga ritera Imana kwigarura. Ubwoko bwa gatatu rero ryitwa isengesho ryo gutaka, ryo gutakasha. Vuga ngo ryo gutakasha, ryo gutaka. Iri ryo gutaka rihagurutsa Imana ku ntebe, rihagurutsa Imana ku ntebe ikamanuka, ikazanwa no gutabara. Luka 18:6-7 haravuga ngo mbese nimwumvishe iby'umucamanza ukiranirwa yavuze ngo ubwo bimeze bityo Imana yo ntizarengera intore zawe ziyitakira ku manywa na nijoro, ngo mbese yazirangarana. Umurongo w'8 uravuga ngo ndababwira ko azazirengera vuba. Muhamagara umuntu mwicaranye umuvuze mu izina, nkubwira uko umubwira. Muhamagara umuvuze mu izina, mubwira ngo niba ushaka Imana gutabara vuba, niba ushaka ko Imana ikurengera vuba, bimubwire. Mubwira ngo niba ushaka Imana ikurengera vuba, tangira uhereye nonaha gutaka amanywa nijoro. Komera Imana amashyi menshi. Haleluya. Iri ryo gutaka rero Imana ikora ibyo mu Gifaransa bita intervention rapide. Intervention rapide. Nimuvuga Igifaransa mwese vuga ngo intervention rapide. Bwira umuntu mwicare ngo niba ushaka intervention rapide, niba ushaka gutabarwa byihuse, niba ushaka gutabarwa vuba, niba ushaka Imana ikurwanirira vuba, ikora isengesho ryo gutaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Iryo Samusoni yasengeye i Ramati-Lehi, hanyuma ijuru ako kanya bimanuka no gutabara Samusoni. Imana ifukura iribaho hantu i Ramati-Lehi, ahari mu butayu, ahataba amazi n'amasoko. Imana ihafukura iriba, amazi aradudubiza, ihahindurira izina. Ahari Ramati-Lehi hitwe Nehakori na bugingo n'ubu. Haleluya. Amagara umuntu mucaje uvuze mu izina, nkubwira uko umubwirira. Amagara umuvuze mu izina, ubwira ngo ahantu urugamba umaze iminsi urwana rwakugejeje Ramati-Lehi. Urugamba rwakugejeje Ramati-Lehi. Ubwira ngo ariko humura, Imana ije guhindura izina ryabo, ikahafukura iriba. Buri mwana w'Imana wese, na buri muhungu w'Imana wese, na buri mukobwa w'Imana wese,
Haleluya. 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 Kuma kurutuko rw'umuntu mwicaye muri makira ene hakoriya. Ubwira bw'Imana iraje. Iraje iri kugusanga irabatireye. Ngiguhindurira amateka. Ihahindura izina. Ihite. Amina amina. Ihite ne hakori. Ngo bisobanura iriba ry'uwambaje sha. Iriba ry'uwambaje. Umuntu wibuka iriba rye Imana yafukuye yayitakiye. Umuntu Imana yigeze itabara byari byarangiye. Umuntu Imana yigeze irwanirira urugamba rwari rugeze ku marembo. Navuye ngo haleluya. Umuntu wibutse ne akoriye navuye ngo haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hanyuma igihinduka cyane marero rurangiza Samusoni yahuye nacyo ni Delila. Uvuga ngo Delila sha. Delila. Delila sha. Uvuga ngo Delila. Delila. Samusoni yari yaratsinze abajenero n'abajenero b'Abafilisitiya. Yica intare atakambira Imana amazi aradudubiza. Ariko Delila, avuga ngo ariko Delila. Aha rero niho abagabo bajya bibeshyera bakibeshya bakagira ngo barusha abagore imbaraga. Bwira umugore wicaye cyangwa umugabo wicaye mufate gutumura urandusha imbaraga sha. Umubabwira. Reka mbabwire impamvu. Na Satani arabizi ko abagore aribo bafite imbaraga. Niyo mpamvu yaciye muri Eva. Iyo aza guca muri Adamu ntabwo Adamu yari kubasha Eva, ariko yaciye muri Eva abasha Adamu. Hanyuma kandi amina. Haleluya. Imana ijya gucungura umuntu nayo yaciye mu mugore. Imana ni umuhanga. None se kumwari kuvuga ngo umwari azasabira, ubundi kuvuga ngo umwari azasabira ntibibaho. Nta mwari usaba. Nimubizira nta mwari usabira. Umwari reka bisobanura vierge. Umuntu asama ariko yabaye umugore. Sha, uvuga ngo sha. Umwari asabye rero n'umugabo yasaba. Burya Imana ishaka ari kuvuga ngo umugabo azasabira n'umugabo akayisana neza akanayibyara yamuruka. Ariko Imana yarebye umunyambaraga ica mu mugore. Mwari muzi ko ku musaraba abagabo bose bari bahunze, abagore aribo bahagumye. Mwari muzi ko umuvugabutumwa wa mbere w'isezerano rishya ari umugore wavuze ubutumwa bw'umuzuko, wabwiye abantu mbere na mbere ko Yesu yazutse ni umugore. Bwira umuntu w'igitsina gore nicaye mu buryo barandusha imbaraga sha, barandusha imbaraga. Kandi iyo umugabo agambiriye kugusha umugore biramugora, ariko umugore yagambiriye kugugusha Imana itakubaye hafi yakuvunira inama sha. Utu tujwi twabo twiza, ukuntu batereka amaso, iyo misatsi yabo iruta iyacu, ibyo byose n'imiterere yabo nibi bakubise hasi Samusoni. Araza yivugisha ukuntu ararembera amaso yitera ibintu bihumura. Araza ati bamunda Samusoni amubonye avugushe, arakumya ararembera amaso arakunayigira ukuntu
bafata imisatsi yanjye bakayiboha. Atangira ibanga ryo kubaho mu buryo budasanzwe. Burya barokore abantu b'Imana babayeho mu buryo budasanzwe. Ntabwo bariho nk'uko abandi babayeho, ariko iyo wogoshwe umera nk'abandi, bose. I Remera namaze icyumweru mbigisha inyigisho nise kubaho mu buzima bw'ibyo twizeye, ko ari twebwe abakristo, ni twebwe twenyine, kuvuga ngo ni twebwe twenyine twizera ibintu biruta ibindi byose. Nitwe twizera Imana ishobora byose, twe twizera Imana isumba byose, twe twizera Imana ihoraho, twizera Imana ikomeye. Amina, haleluya. Twagombye kubaho muri ubwo buzima, tukabaho tudatinya Satani, tudatinya abarozi, tudatinya n'abadayimoni. Nabwiye abakristo ngo umukristo utinya abarozi ameze nka general utinya mayibobo. Ubundi abarozi nibo bagomba kudutinya. Hanyuma Samusoni amera nk'abandi, baramuboha, bamunogora amaso, bamujyana mu nzu y'imbohe. Hanyuma Abafilisitiya bose batumanaho. Iyo haza kuba hariho amaradiyo n'amateleviziyo, ibinyamakuru biba barabyanditse, bakabishyira kuri za YouTube, bakabishyira kuri za Facebook, bakabishyira kuri za Twitter, isigaye yitwa X, ni X cyangwa X. Twitter ubitwa mu iki? X iramo. Bakabyandikaho, bakabivuga ku maradiyo, bakabivuga kuri BBC no ku ijwi ry'Amerika, bati wa mugabo wajyaga avuga ngo Imana yaramutumye, ibye byarangiye. Abafilisitiya batumanaho, bategura ibirori yuko ibya Samusoni byarangiye, ko byamurangiranye. Baranezerwa, bategura umunsi mukuru, bahamagara abayobozi bose b'Abafilisitiya, baraza bakora umunsi mukuru, bawukorera mu nzu yo hejuru. Hasi niho Samusoni yari afungiye. Hanyuma ariko Bibiliya iravuze, amina, haleluya, ngo nuko Samusoni agasatsi gatangira kumera. Agasatsi rero niba kameze, ntiwongere kumufata nk'uko wajya kumufata. Yesu ashimwe cyane, amena. Hanyuma birangije bategura umunsi mukuru wo gushima ikigirwamana cyabo Dagoni cyababashije kwica umwanzi wabo. Hanyuma bamutumaho rero kugira ngo ababaganirira. Niko Bibiliya yarabikivuga, ariko Bibiliya z'izindi ndimi ziravuga ngo bamutumaho kugira ngo babe bamushinyagurira. Uwo munsi niwo bari kwicaho Samusoni, kandi bari kumwica urubozo, bakamwica urupfu rubi. Batumaho abana babo, batumaho abatware babo, noneho batuma umusore ngo nagenda amuzane kugira ngo babe bamushinyagurira. Samusoni aragenda ngo yegamira inkingi z'iryo gorofa, aravuga ngo Uwiteka nyibuka, n'imbaraga gusa muri aka kanya. Amena. Hamagara umuntu wicaye umuvuze mu izina, mubwire ko mumubwira. Hamagara umuvuze mu izina unaseka, mubwire ngo mu kanya kariko kose ubutabazi bwaboneka. Mubwire ngo mu kanya kariko kose nakwifunukurana. Niba uzi gutinya, mubwire ngo niba uzi gutinya ujye utinya umuntu ukiriho. Niba uzi kubaha ujye wubaha umuntu ukiriho, umuntu ugihumeka. Umugambi w'Imana nawo uba ugihumeka ku buzima bwe. Umuntu uri muri iri terano ugihumeka ntabwo ujya ngo haleluya. Umuntu uri muri iri terano ukiriho nahaguruka yitere hejuru avuge ngo ndacyariho. Avuga witerano ngo ndacyariho. Haleluya. Ongera wicare, koma ku rutugu rw'umuntu mwicaranye, mubwire ngo n'umugambi w'Imana rero uracyariho. Umva ikimenyetso cyerekana ko ibyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe itabiretse. Ikimenyetso cyerekana ko ibyo Imana yakuvuzeho itabivuyemo. Ikimenyetso nk'uko ukiri. Umuntu ukiriho ntabwo ujya ngo haleluya. Niba uzi gutinya, uzatinya umuntu ukiri. Mu kanya kariko kose yakwifunukurana ukumirwa. Haleluya.
cyemeza ko umugambi w'Imana ukiriho ku buzima bwawe nuko nawe ukiriho. Igihe cyose ugihumeka umugambi w'Imana ugihumeka ku buzima bwawe. Komera Imana amashyi y'ibyo bintu byumva. Yesu ashimwe. Haleluya. Samusoni aravuga ngo mpfane n'Abafilisitiya aritira izo nkingi zose. Hanyuma iyo zigwira Abafilisitiya, Bibiliya iravuga ngo abantu Samusoni yiciye mu rupfu rwe bararuta abo yishe mu myaka 20 yose yamaze arwana. Ikibazo muribuka ikintu Imana yaremeye Samusoni, Abacamanza 13:5 kugira ngo atangire gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Mbega uwo mugambi waburiyemo warasohoye. Amina, amina. Bwira umuntu cyangwa ntibirarenga, ntibirarenga. Ubwire ngo oya, oya ntabwo byakurangiranye, ntabwo byakurangiranye. Amina. Bwira umuntu cyangwa ntibongere kunyitiranya. Ubwire ngo umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwanjye, ntabwo byakurangiranye. Mu kanya kariko kose umuntu w'Imana yakwifurukurana ukumi mugatangara. Sakoze kugira ngo ntabwo byatangiranye, ntabwo byatangiranye. Haleluya. Amen. Amagara umuntu cyane uvuze mu izina kubwira kumubwira. Amagara uvuze mu izina ubwira ngo ntabwo uri impanuka, ntabwo uri impanuka sha, ntabwo uri impanuka. Wavutse ku bw'umugambi w'Imana, kandi cy'Imana yakuremeye kitarabaho ntacyo uzaba, ntabwo uzapfa. Icy'Imana yakuremeye kitarasohora. Abantu bemera ko bariho mu mugambi w'Imana bavuge ngo haleluya. Dawidi yaravuze muri Zaburi 119 ngo ndamushimira Uwiteka ko wandemye mu buryo buteye ubwoba, ngo kandi iminsi yanjye itarabaho n'umwe yari yanditswe mu gitabo. Bwira umuntu wicaye iminsi yawe iranditswe sha, iminsi yawe iranditswe mu gitabo. Nta cyorezo kizakuraho n'umwe, abarozi ntibazabishobora, impanuka ntizizabishobora. Hari icyo baremewe, hari icyo baremewe. Haleluya. Abahanga bavuga yuko kugira ngo umugore asame inda hasohoka insoro ziri hagati ya 350,000 na 400,000 mu mugabo inshuro imwe. Zishobora kuva abantu bangana n'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika inshuro imwe. Hanyuma hakavamo kamwe muri izo miliyoni hagati ya 350 na 400, kamwe ngo kakihuta kagasiga izindi kagahura n'igi ry'umugore, izindi miliyoni 100 zose zigapfa. Mpamagara umuntu wicaye umuvuze mu izina mubwira uko umumbariza. Muhamagara umuvuze mu izina ubwire ngo kugira ngo mumbarize ngo kugira ngo akawe kabe karasize izindi. Nuko wari uzi kwiruka, nuko wari uzi ubwenge. Mubwira ngo hari icyo waremewe sha, hari icyatumye akanya kawe gasiga izindi. Amina, amina. Isi yacu abahanga bavuga ko imaze gucaho abantu miliyari 100. Miliyari 100. Tekereza muri izo miliyari 100 zabayeho, nawe ukaba urimo mu ikumba ryawe. Imana ikaba itarakuremye n'ihene ngo wowe warakokeremo burushete kuri Noheli, ikaba itarakuremyemo ingurube ngo urara mu byondo, ikaba yararemyemo wosha. Mubwira ngo urakomeye, urakomeye. Nta wundi wowe, mubwira ngo nta wundi wowe wabayeho, nta wundi wowe uriho, nta wundi wowe uzaba. Mubwira ngo uri original, uri original, uri original sha, uri original. Ntabwo uri photocopy y'undi muntu, nta wundi wowe wabayeho.
haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo Samusoni yari yaremewe kuba umwami, ntabwo yari yaremewe kubaka amakadasitire muri Isirayeli. Yaremewe umurongo wa 5 w'Abacamanza 13 gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Ntabwo yari gupfa atabikoze. Hamagara umuntu wicanye umuvuza mu izina mubwire ko umuhanurira. Hamagara umuvuza mu izina mubwira ngo ntabwo uzapfa rero. Imana yakuremereye itaragisoza. Mubwira ngo ntabwo byarangiye, ntabwo byarangiye. Oya, ntabwo byarangiye. Ntabwo amaboko yawuse kuvuga ngo ntabwo byarangiranye. Ntabwo byarangiranye, ntabirare. Numvise umugore wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashize nk'imyaka 10 yakoraga mu rugo rw'abandi bantu, akora muri jaride, afite abana babiri. Umunsi umwe aca kuri sitasiyo ya esanse agura itike ya tombora. Agiye gutombora atombora miliyoni 780 z'amadolari mu kanya gato cyane. Ayo mafaranga arangana n'ayazubaka ikibuga cy'indege cyo mu Bugesera. Tuzishira imyaka 20. Bwira umuntu mucane ngo kuva none ndagutinye. Kuva none ndagutinye. Ubwira ngo urakomeye. Ubwira ngo sinzongera kugufata uko nshatse. Urakomeye. Umugambi w'Imana uracyahumeka ku buzima bwawe. Ubwo butumwa nabazaniye ntabwo byarangiye, wowe ntibyarangiye. Ntabwo byarangiye rwose. Reka nsaba umuntu wese w'icyahaguruke. Reka nsaba umuntu wese w'icyahaguruke. Haleluya, haleluya. Ntabwo nabwo kuvuga ngo ntarirarenga. Ukanda kariko kose. Kandi kariko kose nakugiye kwifumukura. Nakwifumukurana. Buri wese narakora amaboko ye. Tugiye gusenga dushimira Imana ko umugambi w'Imana gikomeje ku buzima bwacu. Buri wese ashyira ijwi hejuru ashimira Imana ko umugambi w'Imana gikomeje ku buzima bwe. Ntabwo byakurangiranye. Satani ntazakubeshe, inshuti ntizikakubeshe, abadayimoni bakakubeshe. Umutima wawe, bwira umutima wawe ngo umutima wanjye, ubwira ngo umutima wanjye subira mu gitereko. Ntabwo byarangiranye. Kubera ikibazo cy'amaso ngiye kuvuga umuntu umwe muhagaze nta kibazo. Kubera ikibazo cy'amaso narabivukanye bigenda bikura, ariko nagize icyo gushaka umugore ntafite ikintu kimwe nshoboye gukora. Maze gushaka rero abantu bajyaga bavuga ngo ndimbwa izapfa itagize icyo yimarira. Bakabivuga pe. Hari umukecuru ntabwo njya kwibagirwa, yajyaga amboneka kwibuka. Nabwo abantu barabaza kuvuga imbwa neza cyane. Kwibuka idafite ikibazo. Umukobwa we yarasabwaga, usaba nawe umukobwa we yarasabwaga. Umukobwa we burapfa, ubwanjye burapfa. Uwo mukobwa yahingaga amasaka menshi, niyo nta kintu kimwe nishoboye gukora, ubwanjye burapfa. Akaza avuga ngo ndimbwa izapfa itagize icyo yimarira. Umunsi umwe nkibutse malariya, madamu nawe atwite inda ya mbere nawe ayirwaye, mfata akabido nari ntarahuma burundu njya kuvoma mu gishanga. Ngeze munsi yo kwa mama ntangira kuvuga ariko nubwo abantu bavuga ngo ndimbwa zapfa nabikarakara, ishaka zapfa na ngiye kumva numva ijwi ntasinziriye, ntari mu nzozi riravuze ngo siko bizaba, siko bizaba. Fata ku rutugu rw'umuntu muri kumwe, fata ku rutugu rw'umuntu muri kumwe, mubwire ngo ibyo abantu bavuga ndetse n'ibyo umutima wawe ukubwira, iby'isi ivuga, iby'igihe kikubwira, ntabwo ariko bizaba. Ibyo Satani n'abarozi bavuga, ibyo abagome bavuga, ibyo abakwanga bavuga, siko bizaba. Ubwira ngo ahubwo ibizaba, ubwira ngo ibizabaho, ibizabaho n'ibyo Imana yakuvuzeho kandi ntabirarenga. Ubuvuzi bwabaye kuri uwo mukecuru umwaka ushize, umurima we n'uwabari umunani babiri n'umunani wabari umunani babiri n'iminani y'abasaza be babiri narahaguze. Umuntu uhagaze iruhande rwawe uri ku izina rye, muhamagara gakeya mubwire uko umubwirira. Gakeya muhamagara gakeya umwongorere, mubwire ngo ntabwo isenga ibaho.
ntabwo isenga bahusha ngo ndiga umuntu wiriza ubusa kugira ngo niba ubasha kwiriza ubusa uri umuntu w'umugabo ntabwo isenga ibaho umuntu wese usenga ni umugabo umuntu wese usenga niba uzi gutinya uzatinya umuntu usenga mu kanya kariko kose yakwifunukurana nakoze ubukwe abahungu bahitaga mu gishanga munsi y'iwanjye barabapagana kubera ko ngenda nari mbishoboye baravuga ngo sha ugahita yarongoye umukobwa mwiza uri kunyakira kimwe azamumarira tuzaye tubyamara nawe tumuha inyanya uzi bamwe muri abo babivugaga umwe mperutse kumuha akazi k'ubuzamu